no ntago imyaka nyine ntago urumva ntago ibiri ariko ngo ni nayo irimo guteza ibyago abamotari ngo bararira ariko barekurira yo kwa wafata nko gutwirukana nyine tukava mu mujyi kuko ubwo ntago baba bawidushakamo tujya guturika imitima cyangwa twiyahure nk'uko bagenzi bacu bari kwiyahura. Umumotari yaciye kuri radiyo bavuga ko yiyahuye ariko impamvu yari ya koterevasiyo. Umuntu wifata agatanga itegeko nka ririya ryo kuyobora abamotari muri iriya sisiteme kuko abafite umutima wa kimuntu abaza ahantu umunyarwanda avuye n'aho ashaka kugera aba yumva ko twebwe tuzatera imbere gute, tuzazamuka gute, nzava kuri moto nje hejuru gute, kuki hatabaho ubuvugizi bwenkanya abantu dukora ikimotari twishimye kubera iki turengana muri ubu buryo kandi murari muratureba ariko nta kintu mushaka kudukorera nta kimana yonyine. Yewe rero ejo nakurikiye ikiganiro bagiranye na mugenzi wacu Karegeye nkitega amatwi ejo nasase nahamagaye na Karegeye sinamubona ashobora ko yarahuze ngo wenda mwibarize niba hari utundi tuntu yaba yakase kwa kundi umuntu muri nuza ibintu byose hari igihe byose utagira nyine ambwira ukuri kwibiri kuri tele. Yego harimo ibintu bibiri bare abamotari babandikira amakosa atarayo mu muhanda. Atari mu muhanda gute? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atwaye imodoka akarenza umuvuduko akamirira gufotora cyangwa moto we ntabwo ari cyo bamurega. Abenshi bavuga ko ngo babarega kuba baparitse ahantu hatariho. Sibyo? Icyo katucyumva. Okay, nta kibazo. None se nibura basanga bafite amande yo kuba baparitse ahatariho gusa. Abenshi niko bavuga ukurikiye ibyari muri kiriya kiganiro ko benshi bavuze nakurikiye iki kiganiro bura ahatariho ntibakavuga ati ahateza ibyago wenda buretse nkwereke imbere ya butike yawe nuko hatari nubwo nemera ko hari uwo bakwandikira nta mahitamo yari afite usibye guhagararaho. Yego umuntu urimo gukuraho umugenzi ntabwo bajya bapfa kumwandikira. baramwandikira reba bino bice birimo wasake icyicaro cya wasake barakubwira senteneri uzamuka kuzagera ushaka kugera hano hepfo buretse gato barakwandikira buretse gato hano imbere y'iyi nzu. Yego reka turebe imbere y'iyi nzu cyane haruguru muri parikingi y'imodoka kuvuga ngo ntabwo ba nyiri inzu ntibamwemera guparika muri parikingi y'imodoka kuko barayicuruza. Guparikamo ariko utegereje umugenzi. Utegereje umugenzi. Ibyo nibyo ndabyemera rwose. Ntabwo bemera ko aparikamo. Ariko uzarebe buriya haciye umupolisi sibyo akandikira aba bantu bajya baza bagaparika urabona imodoka zaparitse gutya zarangiza bo bakaza imodoka ni nk'iyi iPad barangiza bo bakaza bagaparika gutya noneho imodoka mu muhanda zigasigara zikoresha igihande kimwe mu gihe umuhanda wakoreshaga ibihande bibiri uhabasanze wakora iki? Nje namwandikira ngo rwose nkakuba nka kane ntabwo byakunda ko itegeko ntibyemera. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki hari abashobora kuba babuze parikingi Nyabugogo barimo kubyigana. Ndibuka Rutikanga yigeze abisobanura avuga ati hari ukuntu uza ugasanga Nyabugogo handitswe abakatiye huzuye noneho wenda hari nka batatu basagutse inyuma y'umurongo ariko nabo baringaniye n'abandi bari inyuma y'umurongo. Ati uwo muntu yaje akavuga ati hari huzuye dore aho banyandikiye ndi ati usibye wenda n'umupolisi rimwe na rimwe ati ko umupolisi wandikiye umuntu uparitse ahantu hatariho aramufotora. Reka ibintu mbibwira abamotari ahita gufotora. Oya ntabwo ari si bigezweho ibyo bintu bimaze imyaka kera bigeze banyandikira nsiga umuntu. Hari umunyamakuru nahaye rifuti mugenzi wanjye arambwira ati siga hano mbona nta muntu mu muhanda mbangamiye ndihengeka umupolisi uri hakurya aramfotora aranyandikira bambwe bati baparitse nzatangira gusaza imigezi ntabo bandikira batafotoye. Arambwira ati siko bati reka nkurebere ati ko nta muntu bandikira kandi yagiye gushira nk'umwaka cyangwa ibiri nkurebere ati nta muntu bandikira guparika nabi hatari ifoto. Yego ati niba idahari uzuburana amafaranga. Ubwo n'abamotari bose basakuza aba bana bafotoye guparika nabi ubu ufite ifoto. Guparika nabi hari ukuntu ari kubyumva. Muvezari icyo twita muvezari mu mategeko y'umuhanda ni uguhagarara hatemewe mu Kinyarwanda.
ntabwo ari ukuvuga ngo waparitse imodoka ihengamye oya yego uparika ahatemewe nta kibazo umuntu baramufotora iyo ntambara ndayiteje arambwira ati uretse nze murebere muvandi andebeye ahita afata agafoto ati iyi modoka ni iyawe ni iyanjye ati ahantu wari uhagaze wandikiwe n'umupolisi witwa Samu yaragufotoye byari izi saha izi n'izi noneho mu ifoto ndebye mbona n'umuntu ufashe urugi avamo murebye nibuka wa muntu kariho namusize icyamfashije mu by'ukuri numvaga aho hantu ntaheruka kuhanyura numvaga no kuhasiga uwo muntu ntabyibuka cyane ko aba ari ahantu umuntu ashobora kuvuga ati wasize ati wari uhagaze nabi wenda imbere ya koje banki ukumva ntuheruka aho hantu urumva nta kindi cyo gukora yego wishyura unezerewe n'aba bamotari abadukurikiye bandikiye ko muparitse nabi nimujye gukompureninga babereka amafoto ni nk'uko izi moto zihagaze uje usanga uyu murongo warangiye moto yawe irenga umurongo umupolisi aje arakwandikira wenda nujya no kuburana umubazo uti se kubona narenze umurongo mu by'ukuri mu murongo hari ahantu hari hahari sinjyemo wenda kugira ngo iyo logike ikore noneho nitujya no tuvuge abafite amafoto muyaduhe kugira ngo noneho njyewe umuvugizi wa polisi n'abandi tubabaze uko barenganyije uyu muntu ariko kambabwira ikindi urabona aya marira abamotari bafite bagize ibyago babona purake imbere urabona izi moto bazazishyireho oya have batakumva bazazishyireho ntibakajye baririra mu makosa baretse purake imbere ko haka icyuma gifotora inyuma gusa abamotari badukurikiye nimutubabare mutubwire muti nibadushyire na purake imbere urebe ko hari ubyemera ntawabyemera maze turebe umwere uzi impamvu ngewe ikigenzura umutekano w'umuhanda cyangwa amakosa yo mu muhanda kinkontororera inyuma kuri purake n'imbere we rero iyo kamera imureba arayiviyora cyane kubera ko azi ko iramufotora ariko nta kibona irajyana isura ntacyo bari bubone oya nta kibona iyo ibuze purake ntabwo itanga meseji irayohereza ikabura nyirayo noneho icyo akora ni iki ese ya kamera ntibatubwiye ko ifotora ikorana n'uza ya moteri no guhinda kwa moteri guhinda kwa moteri ni ukwikaraga yumva umuvuduko wo kwikaraga ariko uriya muvuduko kugira ngo imenye ko uwo muvuduko yumvise ari uwa Samu ni uko ibona purake ibihuza noneho yumva umuvuduko igafotora ariko ikabura uwiha amakuru ikabura aho yohereza amakuru igakubita icyumye bakabona ko ifotoye ariko ifoto itamubonye kuko n'umunyamaguru n'uw'igare abamotari barabimenye basigaye bayituburira ni ukuvuga ngo iyo ashaka kwihuta aviyora kamera imureba cyane no kuviyora n'izi za feruje noneho za feruje zose zisa nk'aho zimuhangayikisha kuko zireba impande nyinshi yego ushobora kuba ureba iyi imbere itakureba iy'inyuma ikakureka mukambaho urugero niba hari umumotari waviyoye nka feruje 3 mu cyumweru afite amafaranga 150 y'amande kuko igituma kuviyora feruje biba 50 babara ko uviye yo zebra crossing ubangamiye umunyamaguru wananyuze ukabangamira n'izindi modoka n'ibindi binyabiziga kuko feruje yimfashe ubwo abanyamaguru babemerewe gutambuka n'ibindi binyabiziga kuvuga ngo rero iyo winjiye ubangamiye ibyo byiciro bibiri bakagukubita senkani y'isasi none ngewe icyo mvuga abamotari usibye abaregwa guparika nabi mwe ntabo muracaho ukabona hari na parikingi ishushanyije yayiparitse inyuma cyane barahari uwo nguwo noneho wumva ikintu gituma kuri inshuro byabaye byinshi kera umumotari yakoraga amakosa umupolisi yamuhagarika akanga guhagarara akaba aramucitse na purake akaba yayihishe ariko bayamukurikiza dorone ngewe nahuye n'umumotari yigeze kuncaho yego uwo ndizera ko bamwandikiye ko naramufotoye watanze amakuru umuturage mwiza nta kibazo atwaye umugenzi noneho polisi iramuhagarika yanga guhagarara urabona ko akunda ufashe amaboko yombi ahita afatisha ukuboko kumwe ukundi kuboko guhifata inyuma kuri purake akurenza umugenzi apfuka purake agenda noneho tukabona tugiye kumugonga imodoka zose zivuza amahoni turahagarara yego byibura ngo ahite agenda ahenga amagira atya yuzuye umuhanda arwana n'inyuguti y'inyuma afasheho kugira ngo umupolisi atamenya uwari kandi inyuguti imwe irahagije kuba yihishe niyo apfa ko yashyizemo urutoki rumwe akagira ko yahisha kose bita umubare birahinduka kandi umupolisi ntiyapfa kugenekereza ngo atandikire undi muntu yego
ariruka aragenda. Uwo muntu kuri iyi nshuro iyo amaze kurenga umupolisi ntabwo asiga drone, ntabwo yagenda afasheho ngo aturuke Nyabugogo agere mu mujyi. Umupolisi ashobora guhita ahamagaza ati umuhanda uyu n'uyu mumotari arancitse afite arancitse ahetse umugenzi umeze gutya, drone ikamukurikira. Yarangiza noneho icyo ikora na drone irafotora. Irafotora niko kamaro kayo n'ubundi kubita selfie ifotora wayidi. none se kuba umuntu akwandikiye uyu munsi watinda iminsi tubikikuba nyine n'ubukererwe bibaho nyine. Ikintu cya mbere ni abamotari, ayo niyo mafaranga bibiki y'ubukerero. Ngewe nzi ikintu cya mbere abamotari bakeneyeho ubuvugizi, ubufasha, bahabwe parikingi nini kugira ngo n'uwo warenze kuri parikingi, kuko parikingi yabaye nini, yabaye ntoya sori, akihengeka ku ruhande bakamwandikira kubera nta mahitamo yari asigaranye. Parikingi nizibe nini. Izi parikingi twarazivuze nyinshi. Ese tuzazubaka parikingi z'abamotari? Ntabwo abamotari bazubaka. Nuko bagendera ku bashushanyi. Abamotari se ko katari umuntu, kanguha urugero. Nyabugogo hari icyapa cya taxi kera cyabaga hano hino habanza, sinzi uko bahita, iyo uvuye muri feruje imbere y'amashyirahamwe. None ubu tagisi zisigaye zihagarara hirya ku isoko ryahoze ari ry'abazungu. Usibye ko nigeze kuhabona umupolisi ari kubwira umuntu ati wabangamiye transport, ari kubwira umushoferi w'ikibisi kinini cy'ubururu. Kandi ariho babahaye baza mu mujyi nyine nanone nukumenya ngo ariko nanone ushobora guparika nabi cyangwa ukarenzaho imodoka ndayifite ashaka kurenzaho babahaye hariya bahaha bise ebyiri zishoreranye ahantu hahagarara se imodoka ntiyaba hagaragara aho bakati wararebye ubona yaraje hagarara hano umupolisi araza amubwira ati ko wabangamiye urujya n'uruza rw'abantu. Nk'uko rero byiyumviye abona abamotari bataka kuba kamera zo mu muhanda ndetse na drone bashyize mu muhanda zigenda zibandikira ku makosa ya hato na hato baba bakoze mu muhanda, bigatuma batahiraho nta kintu na kimwe bacyuye. Abamotari rero bari kurera yo kwarika ni nyuma yuko impanuka zakomeje kuba nyinshi mu muhanda. Leta y'u Rwanda igafata ingamba yo gukaza ingamba zo kuba yarinda abaturarwanda, yo kuba yarinda abakoresha umuhanda baba bagenda mu binyabiziga ndetse n'abanyamaguru, igashyiraho kamera zo mu muhanda ndetse igashyiramo n'abapolisi ku buryo mu by'ukuri ubona yuko izi ngamba zakajijwe ku kigero cyo hejuru. Abamotari rero aho baparitse hose, dore yuko kwa kundi baparika bakura abagenzi cyangwa se bari gufata abagenzi, ari ukuntu baparika ahantu hataboneye, bigahita bituma kamera zo mu muhanda zibandikira, ndetse ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko bajya baragenda bagakorera amafaranga menshi, ariko nanone bareba amakosa baguyemo ugasanga nanone niyo menshi. Bareba amafaranga rero basohora nayo binjiza, bigatuma bajya mu gihombo gikomeye. Niyo mpamvu rero bari kurira batabaza yuko system yaje ibandikira ku buryo bukomeye, igatuma nta kintu na kimwe bacyura kandi mu by'ukuri baba bakoze. Rero ituma bataka yuko nta kintu bacyura kandi mu by'ukuri baba bakoze umunsi ijoro n'amanywa, kandi mu by'ukuri ugasanga nanone ngo babuze icyo baha imiryango yabo. None se mu by'ukuri ubwo ngubwo ni ikibazo cyakomeje kugenda kigaragara, nanone kigiye cyafata indi ntera, kuko abamotari benshi bari mu marira menshi, naho bavuga yuko bamwe batangiye kujya bagira agahinda, bamwe batangiye no kuvuga yuko iki kimotari cyase kumotara niba ngombwa barabireka kubera yuko nta kintu bari gukuramo. Natwe rero turagushimiye yuko wabanye natwe ugakurikirana amakuru ya On Top TV. Turagusaba rero ngo ukomeze ubane natwe, kandi nanone wibuke ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yose agezweho ajya kugeraho 5 kuri 5. Turagushimiye rero aho uherereye hose, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Turagushimiye, komeza ubane natwe, ukomeze uwiyunge ku muryango mugari wakoze subscribe kuri channel kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho 5 kuri 5. Ibiganiro byacu rero